ari mu nda ya nyina vuba kandi bitarenze ejo. Ntumbwire ngo ntabwo ubizi, utunze nimero ye, utunze inshuti ze, urazizi. Shakisha vuba vuba umugarure, kandi ubwo igikurikiyeho nta kikubwira kizi. Kiyeza kandi nakubwiye ko ugomba kurongora. Ntibega nzarongora ariko ntago ari ubungubu. Ese ubwo umukobwa w'umutima nkuriya utwita ntayikuremo, azi ko dufite ubushobozi, ubuzi ko yakaba yakubwira ngo reba uko wegera papa wawe aguha amafaranga dukuremo inda, none umwana n'umwana w'umutima urakura he undi nkawe? Kiza amahirwe arabikubwira, ntiyirwanaho. Wese ntakorera amafaranga. Wari uzi ko yashobora kwirwanaho agakomeza akaba inkumi? Uritetesha gusa. Amaherezo y'ibyo bintu ubu narayahe koko? Ntabwo ndimo kuganira nawe bisanzwe. Mushake icyo ni kimwe. Kabiri, rongora, urakuze. Kinyarwanda nuko ngo rongora urakuze. Ayinya. Maherezo y'inzira ni mu nzu. Ubuse ngiye kwiyahura. Ugiye kwiyahura se? Kwiyahura ni ibintu bipfa kuza gutyo. Nose nicyo gisubizo. Nta mutu uri gunsakira. Igisuri kwa ndi guseka. Uri gukora iki? Uri kunyishima hejuru. Udatuma twongera gushwana. Ba noneho baguturumbuye muri iyi nzu. Uzi twongeye gushwana rero bigezemo uruhare. Nasiga nkunizira nkakwica ko nanjye ngiye kwiyahura. Ibintu byo kwiyahura byo ntubitekereze. Kwiyahura ntago ari umwanzuro mwiza. Ubwo inama nakugira, hamagara umujama waguteye iyo nda, kandi ubwo waramubwira ngo sinika simbabara. Mute wagicucu iri kumbwira ibyo bintu nibazo nibereyemo, numva urimo kunya hejuru gusa nta nicyo kumfasha afite amahero. Ese ndamaye igende kukugira inama yo kubuntu wabigenza ngo ndamahero. Iyo nkubwiye ko yanyihakanye ntabwo uri kubyumva cyangwa wasinzira. Iwabo naho uzi se? Iwabo naho uzi? Mute yambwiye ko atashaka kuzongera kumbona. Genda wicare ku muryango iwabo. Se na nyina nibasohoka bagusanga. Mubwire ko umuhungu wari we waguteye inda. Papa we narabimubwira arambwira ngo aramuvugisha ariko ntaramenye igisubizo. None Mary we ntabwo uzamugarukira ahangaha birarangiye. Ibyo byo turazi. Yego ibibazo ni byinshi pe, mfite ibibazo byinshi nikore binandemereye. Ariko suko narezwe. Mama sanyirukanye ku ngoko. Nzamweka ko atarakwiriye kunyirukana. Ntabwo se tuvuga ibintu dusubira ibindi. Wakwiyemo ikarisi uzi ko ugiye kurya. Kibazo bigwira. Mute nigire kubwira gutyo. Mute nawe wakibutse ko uri umukobwa mwa. Nyene ndabyumva ndi umukobwa, ariko ibi byose narabikubwiye. Ugenda wirirwa unyambariye imyenda unyonga utubuno nkayawerwa impamvu utubuno twiyongereye, kumbe ni muri za sunika. Wajwe nuko nari nkwambariye imyenda, ntabwo wajwe n'ibyo ndi kukubwira. Muri make nturimo no kunyumva. Ikibazo ufite ni imyenda yawe. Ngiye kuyigusigira mute. Niba ngiye kuyensigira, ubivuga ngo ugiye kuyensigira. Kuko kuyensigira ni uruhare, ni wowe wabigizemo uruhare. Ngiye mu gitondo narakubwiraga ngo wa mukobwa we wagenze gake mwabari abahungu, kango kananira ugashyuha. Wari warashyushye umaze nk'agasafuriya katuye. None barakuzimije akaguru baragahinnye. Sawa. Mute n'ubundi nta kintu. Reba huje. Umva nkubwira ikintu rongeye kukubwira kimwe, sibyo? Mama yanyirukanye. Wanteye indera nyihakanye. Ariko bose ngiye kubereka yuko ngiye fiyo no kubanyikaga atari ko ndi. Yaba ari mama azanyifuza, yaba ari uwanteye inda nawe azanyifuza. Kandi ikindi, umwana wanjye azabaho neza. Sinzanamwica. Yewe nanjye ibyo kwihora mbivuyemo. Ngiye gufunda ubuzima ku cyanjye giti mute. Kandi ndagusezeranya ko nzagaruka ntakiri fiyo no kuwarunze. Koko Fiona. Ugaruka basi samahano zawe barashyize hasi. Agapira ugashyize hasi birarangiye. Kuvugira hejuru kwawe wenda wasanga ari nacyo bakujijije. Ivugire. Navuga umuntu namubuye. Mutengane kanigende. Reka nkubwire rero Fiona. Uragiye uri mukuru wanjye, ariko reka nkugire inama ya kigabo. Wowe imba papa w'uwo muhungu aramuhamagaye. Wejyayo. Mubwire ati dadi baranyirukanye. Umuhungu wawe nenda nta hantu mfite kwerekeza. Areba uburyo yabigendesha no kuguha amafaranga ukajya muri gato nk'abandi bose ukikorera gataro. Ako se iyi face ze aka gasura ka noneho iminkanyari igiye guhitiza. Agataro kagiye kukubona. Muteka nkubwiza ukuri. Nge ntago ndi umukobwa gusabiriza.
ku buryo nanone ajya gusaba kwa data bukwe umuhungu yaranyanze akanjugunya hanze nk'umwanda akanjugunya nk'icyo atazi njye gusabiriza ibaze ndamusengeza nkamuha amusanga umva rero nkubwire sibyo si mama si uwanteye inda bose kimwe. ariko mami Fiona ko mwirukanye burarajyaye Fiona pe Sobiriramo ijambo mbwiye arajyaye ibyo birandeba uwicaye nabi ababaza imbere ye kandi urwishigishiye ararusoma urumva uri kunyumva nagenda rusome ni nawe warwishigishiye ikindi kandi unteze amatwi aho ajyagiyewe ntihandeba Fiona si uruhinja ni umwana uzi ubwenge ntago namwirukanye ari uruhinja mwirukanye ari mukuru kubera amakosa ye. ariko mami hari ikintu utatekerejeho Fiona urabona bamuteye inda birumvikana aratwite ariko se nta bundi nashinge nta rugero nta hantu afite ho kujya nk'ubu musohoye mu nzu aramubwira ngo ntagende ushobora kumwifuza uwamuteye inda mu gihuru ndabyumva ntabwo aba mu gihuru ariko amusange rero ngo abe ibyumweru 2 Fiona umwifuza ako ntukampagarare hejuru nta nama zawe nkeneye uri kumva nta manuro zawe nkeneye nta n'inama zawe nkeneye kuri Fiona uri kunyumva nawe nuba nkawe nzakwirukana ntacyo nitayeho murumva mwashinze imwe z'abakobwa zananiye shinze z'abakobwa gusa ntabwo ingaruka zazirengera niwe waziteye. aya mama nubwo uri kuvuga ngo ingaruka zazirengere nkawe nk'umubyeyi bizakugeraho basi wagize inyuma ya za kibyeyi mva imbere nakubwiye ko nta mpanuro zawe nkeneye uri kunyumva mva imbere nta mpanuro zawe nkeneye agahinda Fiona yanteye azakicuza ahubwo ari naho njye nzamwicuza mwiki sinzigera mwicuza. aya mama wari kumureka akabanza basi ukareba umuntu wayimuteye tukamenya naho yerekeye nose ufashe namubajije inshuro zingahe wumva ngambwira uwayimuteye yaramumbwiye ntabwo yamukubwiye ariko wari namusange rero bishoboye kuba yabitewe n'ubwoba rega imbere genda ariko nyine ubitekereza oshitu ntekereza iki ni nk'icyo kintu uba utekereza wenda cyangwa se uba wumva nshobora nko kugukorera wenda ikaba yaba nk'imbarutso yo kuba njye nawe twashwana. Okay, ikintu uri kwamubwire buriya n'Imana irababarira sibyo amakosa yose wayakora ku ikosa ryo kunca inyuma sinzi ko iryo kosa ryo ntare kubabara kuko nimba nanjye ubwanjye ntakora iryo kosa ngo nkuce inyuma nyine iyo naguhaye icyizere cyanjye ugomba nanjye kunyeka ko sibyo ubona ajyaye kitapfuye ubusa ubwo rero icyo kintu nuramuka nyine uzi ko wagikoze ujye umenya ko umunsi nakimenye finito niko bavuga uri mu cyesipanyol kuguca inyuma. Okay, naribe nyine nicyo ni ikintu najyaga nibazaho cyane kenshi nyine nkibaza uburyo wayifata cyangwa se wenda ukuntu ikintu waba cyatuma njye nawe cyatuma dutandukana ni ikintu nashakaga kukubaza. siko ubundi icyo kintu mbona kivuze amaso yagahinduka Aya normal naribe nta kibazo naribe tu nacyo cyari kinzanye njye kuryama seri icyo cyonyine nicyo nashakaga kumenya. So rero ndumva nagenda ndumva ndushye nshaka kuryama. nta kibazo gusa nyine icyo kintu utazagikora. Mwiriwe bana. Mwiriwe.
Mwiriwe. Komera komera. Makuru se. Amakuru ni meza. Mwari mumeze neza nta kibazo? Tumeze neza nta kibazo. Niba hano wenyine se? Yego njyewe hari njyenyine. Ese mama yagiye he? Yari yagiye ku gasoko hari haruguru. Fiona se? Fiona ntabwo mperuka twaramubuze burundu sinzi yari. Twaramubuze. Mwaramubuze? Yego. Ese yagiye he? Ntabwo mbizi. Ubwo se wowe ko numvaga ngo ukundana nawe ntabwo waba uzi ahantu ari? Ese amakuru ndayagwana. Ubwo se njye nawe amakuru ya mukuru wanjye ni gute ntayamenye? Nubwo nyine tuba tugenda gutyo ariko nyine ntabwo nabura kumenya amakuru ya mukuru wanjye. Nawe kwibwiye? Ntabwo bimbwiye ariko nyine nawe rimwe na rimwe mwanyuzaga iyo mwaga muri kuvugana naramwumvirizaga kandi nkumva ko ari wowe. Hari ikindi kintu yakubwiye? Ikindi kintu yambwiye ikintu yambwiye ni uko nyine rimwe na rimwe nabonaga nyine nateka nkabona ari kuva mu gikoni yirukanka ajya kuruka yavuga ati wenda ntawamenya wenda arwaye malariya sinzi ibyo arwaye. Sinanabyitagaho. Sheri noneho kanjye kuryama tukumva ndushye ntabwo meze neza kanjye kuryama nduhuke. Ngo? Ngiye kujya kuryama. Ese ufite ikihe kibazo ko atari ukusanzwe? Nyine ntacyo ntacyo. Nongeye bita bintera ikibazo ariko. Kigeze. Ubu kubaho nyine nkubwira iryo jambo nkusobanura icyatuma nyine dushwana ubiramutse ubikoze nicyo kise gituma ugenda. No n'ubusanzwe sinari meze neza nuko nyine nagira ngo tuvuganeho gatoya umbwire se niki cyatuma njye nawe tubana. No ese ubu se tuganira iki muri make ubu nyine? Nese simbi kubaje ikibazo nawe. Abantu bakundana na amagambo. Ubwo dorokana ntiwanyiciye hose ubwo nyine nanjye ndagiye. Nanjye wampaye iminota mike biranga ngo harugiye mu kazi nanjye rero simari ngiye kuryama. Oya uretse kugenda. Mbona umeze nk'umuntu ufite ikintu wikeka kuva nk'ubwiye ijambo hari ijambo nkubwiye ndabona wese uhinduka. Oya ntabwo mpindutse niko nari imeze. Urimo n'ingofero turengeye buriya nawe sinjya nizera umuntu nkimubwira ijambo ngahita mbona hinduka. Siko neza ko ujya uhagarara hano hantu mba nkureba neza ntukajya ushaka. Ndeshero uri kuntesha umutwe. Wambabariye ndi kumva ndushye nuko. Aka kanya nkutesheje umutwe. Ase uri kuntesha umutwe ahubwo ndabye mbabara njye kuryama. Turavugana byose. Okay. Cyari tuvugana byose. Ndabimenya tu. None se bamwirukana iki? Mama nyine yasanze atwite amubwira amuvire mu rugo agende ntago akimukeneye hano. Atwite? Yego. Kauta yesha no kumva ibyangare. Hari inshobera amahanga. Ntago ari inshobera amahanga. Ubwo wowe iranda ni yawe cyangwa niyo ndi mujamo. Se nkawe uri gukoresha iperereza uri mu biki? Aya ntago nimwiperezaga ariko nabazaga da. Yes niba natwite. Kora kanje cyo. Yes kuko. Ko twari dufite gahunda ikomeye. Ukuntu yagenda gutyo nubwo yatwite cyangwa adatwite ibyo ngibyo sinari nabizi. Ntago wari ubizi. Ariko nimukajye mwigiranye ni nyinshi. Wagendaga hano se kuki uza bari wubaza se. Wagabanyije ibibazo byinshi. Oya ntago ari ibibazo byinshi. Ubwo wowe iranda ni yawe birumvikana. Gute uzukabaza Fiona? Nakubwira ngo Fiona ntago ahari nkabona imitima ibaye igihumbi. Sanye murakoze. Nta naramukeka basi yabaye. Twaramubuze ni ngombwa ngo twaramubuze pe. Basi nta n'umuntu muri famille ugeze wabwira ati wenda yaje ahangaha wenda muruhuke. Oya
Mera arahamagara famiye yose ahantu hose arahamagara ariko nta hamwe bamubwira ngo Fiona arahari. Twabuze ahantu ari. Akunda. Fasha. Uragiye se? Ni byiza. Arahiye. Hiyo. Bare. Iyo nza kuba umurokore mba mpagurutse nkasirimba nkatanga amashimwe. Umwana kuba yari yabuze byari bimpangayikishije. Hiyo. Amen ashawaje. Mfite umutima uhagaze. Hane Valence nawe nari namuzengereje buriya ntabwo yari kugira amahoro atakubonye. Igihe nari namuhaye n'icyo akoresheje. Ngize amahirwe uraje. Ese wari waragiye hehe? Ko twari twavuganye naguhumurije. Biriya byaje biti. Dade nyine ubwo bahise banyirukana nahise ngira kwa anti. Bakwirukana? Yego. Tujya kwa anti uritsimba ntiwatubwira iyo nyura hano ukambwira ko n'ubundi wari wambwiye na mbere. Nyine ntabwo byashobokaga. Ntabwo byashobokaga. Nta mutima wari ufite nta wakuremeye. Ariko uyu munsi noneho ushatse washyira umutima hamwe. Rega ntabwo Valence nese ugira ngo Valence yaje kukureba kina. Nanjye ntabwo mworoheye. Nakuze uko nshoboye ndamuganiriza nambwiye ko wabuze bwo bindi musaba kujya kukuzana. Ariko no mu byo twaganiriye harimo ibyo wifuzaga. Ibyo wifuzaga uyu munsi ntabwo mubeshyera ari impande zanjye. Arumva buriya ubwo mubona nkeka ko bizi ko buriya mugira wenyine. Yego ndabizi. Ntabwo rubona abo mufite wenyine. Mugira amahirwe. Ubwo we mbona byakubaje bifashe nk'ibyago. Ngakwegere birangire utwite. Ufite umwana w'amaraso yacu. Unindangiza noneho mbifate nk'ibintu byoroshye ngo ndebe Valence ngo mubwire ngo warakoze mwana wanjye ngo umukobwa ngo yaratobotse ngo yaragiye ngo tuzi utunganirwe. Ntabwo nashoboraga kubikora. Dore ngo uyu nawe aho yibereye yanabyivugira. Amaze gukura buryo umuntu yateye inda wamugize mukuru ntabwo byoroshye. Umuntu yateye inda aba yakuze. Kuya hwari kugira ngo mu maso yanjye nicaye hagati yanyu gucya akwibwirire ibyo twavuganye n'ibyo yanyemereye. Valence. neza mama Fiona. Sinanubwo mugisha gusuhuzanya mama. Bite byawe? Ni byiza. Uje kunkina ku mubyimba rero. Simba se uvuze gutyo ntago mba mbyumva ni ikinyarwanda kigoye ndagukina ku mubyimba se gute? Uje hano kugira ute? Gukora iki mu rugo rwanjye? Hari amakuru nyine maze iminsi numva ariko nanjye nkurikije nuko najyaga nyine mbona uwo muntu nkanakimubona tumva nyine ayo makuru ashobora kuba yarimamo. Ushaka ko nabyo buri uri no kumbwira. Amakuru ki? Sinago uzi ko twabaze dukundana na Fiona kandi ntabwo nyimubona. Icyo nicyo kintera n'umujinya. Nicyo kitumye uje kunkina ku mubyimba kubera ko uzi ko wantereye umwana inda. Wantereye umwana inda, ungiye umwana icyomanzi, none uje kunkina ku mubyimba, uje kumva icyanga cyanjye. Icyanga cyanjye si cyo washakaga. Se mama reka ngewe buriya nuba abantu bakuru. Nkanacisha makeya kuko mba nzi ko umfata nk'umubyeyi. Ariko muri make urabizi uriya mukobwa naramukunda. Nk'uburu rukibu nkubise cyangwa gutyo muri amatwi ndabyumva kuko ni umujinya w'ababyeyi. Ako se mu by'ukuri uko ubizi n'ukuntu arerewe hano muri karitsiye nawe urandi. Ubu nge nafata ako kanya ko kubabaza umuntu nanjye ubwanjye. Ego ushaka kuba utabyumva ko namukundaga.
ariko ntakubeshya uriya mukobwa ntamukunda, ahubwo wowe ndagira ngo basi ndumva bimbabaje. ntabwo ari wowe wamuteye inda se, ntabwo ari wowe wantereye umwana inda. ntumbwire ko nibyo se biri mu bintu byaba byaratumye atari muri runo rugo. ihangane ubu ntabwo nzahana umwana wanjye yangariye, ahubwo umwantereye umwana inda. hose kuko umwana wanjye ari kwangarira hehe, narizi ko yenda ari nawe umufite, ari nayo mpamvu agatima kari hamwe nkavuga ngo yenda ni wowe umufite, none nta nubwo ari wowe. mama wirira ahubwo reka tube twashaka ikintu cyatuma agaruka, kuko nanjye pe ntakubeshya. Agaruka he? Mu rugo rwanjye n'ibinyendaro ntago namwemerera, nagenda asanga uwayimuteye, ariko uriya mwana nteye agahinda we, ntago nzakira agahinda uriya mwana nteye. ngawe wirira basi, kuko ngiye kubona umubyeyi arira ni nko kubona mama arira, sibyo? ihangane kabisa, nimba wari uzi ko ari nanjye wakora ibyo ntabwo narizi ko ari wowe wantereye umwana inda, niba atari wowe mwana wanjye umbabarire, n'ibyo ngukoreye byose nta gahunda nari mfitiye kubigukorera. Valens, wumvishe ibyo mvuze? Ndakubeshyeye se? Ndadiye rega wikigora, wikirwa ivuna rwose. Valens buriya yahisemo, nanjye nyuma yo kugiye kunyereka ibyo ashoboye n'uburyo yanyitwayeho, nafashe undi mwanzuro. Nabonye ko ngomba gutwita umwana wanjye, sibyo? Nkamurera akabaho neza, cyane ko anti yanshakiye akazi. Akari umwana wawe wenyine ariko n'umwana wacu. Ubwo nabimwibwiraga yarabyihakanye rwose. Ubwo rero nyuma yaho nanjye nahise nishakamo uko nakibonera igisubizo ngiye ku giti cyanjye mbaye ntamufite. Naje gusanga umwana wanjye ngomba kumurera kandi akazabaho neza. Se koko umwana wanjye ari hehe koko? Namwirukanye nzi yuko ahita azi iwanyu akazi wawe. None ubu ngubu ntabwo nzahana ni uze noneho ko kakagahinda nzagakira imfura yanjye koko. ihangane umwana wese arakosa, ariko ngiye ndumva umwanzuro wafashe wo kubana mwirukana. Nese wumvaga yaza mu rugo, ariko nawe ntabwo nakurenganya. Wa mugani wari ubizi yuko narizi ko nta wundi muntu wigeze amutera inda ari wowe wamuteye inda. Nga basi komeza kuri mbega we busa nzamenya ari hehe koko. ngewe reka nkubwire nk'isezerano, ugiye kumunshakira, shakira umwana wanjye, ndakwinginze shakira umwana wanjye. murabizi nakuriye muri iyi karitsiye rwose, ngewe ndi umuntu uhagarara ku isezerano ryanjye. Basi reka ngufashe tumushake. Nta wundi muntu uzi bakundana gasa atari wowe. Mama reka nge nkubwire, Fiona urabizi ntamukundaga, nkaza hano ubizi neza, dupanga ati tubane, nkabimubwira ejo akambwira ati none se ntabwo uzi yuko papa wawe yambwiraga ko azamunywera rwose azankwa, ariko dore uraje ko ari nawe wamuteye inda, none koko yatewe inda n'abandi. Mbega umwana umbabaje we. ariko wirira igisubizo, reka tugishake icyambere, reka dukore tubanze tumubone. Ndakwingize mfasha sibyo, mfasha dushaka uriya mwana sibyo, ndakwingize mfasha mwana wanjye. Iryo ni isezerano nahana mama, nawe mfasha ubu none hasigaye ngezaho kwicuza. Ngare ko wirira singusigurira rwose, ubu guhera aka kanya ngiye kubishiramo imbaraga, nubwo wenda yaba yaramemukiye ibyo sinzabyitaho, nzabikorera. Ibyo wibyitaho babari unshakira umwana. Sawa rero ngaho wikomeza kurira, kuko ibyo byose no kwibabariza umutima, sibyo? Ihangana ahubwo reka nkora icyo kintu mufashe kumushaka kandi mwihangane. Abagenda mbega amakosa nakoze, ubusa umwana wanjye arangarira hehe n'inda koko. Cyo Karamba. rero nta kindi kintu Valens azagukeneraho ngo kimuhe wumva umuhaye impano ikomeye kurusha imbabazi. Nuko namba mbarira Cyo wakabaye ukora mu maso yanjye pe. None ubwo ufashe umwanzuro wo kumusabira imbabazi.
we yanazimusabiye kuva kare. Reka no kumubwira ngo najye kukuzana ntabwo nari nzi kuri bihita ubyemera. Dado wakimagina ubwo yambwira ngo ntazo sinzongere kumugaruka mu maso. Nakwegere Imana ishimwe. Ibyabaye byose nakobaje bikomeye, nakubwiye amagambo atari meza, ariko basi nimba hari ikintu cyiza nigeze kugukorera bari cyo wibuka, wirengagiza ibi byose nagukoreye. Fiyo ndagukunda kandi naragukunze. Umusenge wabishobora. Ndabizi ko bigoye, ariko basi gerageza. Vare byanya byo warambabaje na n'ubu ndacyabyibuka. Niyo nkubonye naho ubu ngubu mbona numva ko nta kindi kintu giye gukora usibye kumbabaza. Mbona numva ko nubwo naguha andi mahirwe ya kabiri ikintu wayakoresha ari ukumbabaza byonyine. Try. Basi just one. Ibyo ngibyo uri kubimbwira ko kuri imbere ya papa wawe. No. Ndabizi neza ko turi twenyine abaye atari hano ntabwo ari uko wambwira. Narahindutse cyane. Wambaye. Fiyo ndakwinze basi amahirwe yanyuma pe. Ntabwo azongera kugwemukira. Baraba ari undi muntu mpa amahirwe ntabwo umuntu yaba ari wowe. Ko nta mahirwe nta yandi mahirwe mfite ntabwo mu buzima bwanjye. Uko niko kuri. Basi wambari. Fiyo. Ndakwinginze mbabarira. Sibyo. Araguhemukiye. Ako basi ku y'inshuro nyemerera ntihongere kugenda. Sibyo. Fiyo sibyo. Mfitiye umwana kandi ndamwemera. Ndakwinginze irengagiza amagambo yose nakubwiye. Basi ndakubabariye.